Tubahaye ikaze bakunzi baduhugurana ikinyarwanda. Murakagira amagara n'amagana muri iyi si dutuye. Ikiganiro cya none kiribanda ku nsigamugani. Ariho tuvana amateka n'umuco kandi tukamenya n'imvugo zabaye urangiranwa abakera bakoreshaga, natwe ku buryo twazajya tuzikoresha mu biganiro byacu bya buri munsi. Tubahaye ikaze rero. Amagara aramirwa Ntamerwa. Uyu mugani abanyarwanda bawuca bawukurije ku muntu wari warazambijwe n'akaga k'ubukene, hanyuma akagira amahirwe ubukire bukamudamaraza, nibwo bavuga ngo amagara aramirwa Ntamerwa. Wadutse ku ngoma ya Gahindiro, ukomotse kuri Migambi se wa Bisangwa umutware w'ingangurarugo za Rwabugiri, ahasaga umwaka w'1800. Rimwe Yuhi Gahindiro sekuru wa Rwabugiri yarambagiye u Rwanda. Ageze mu nzira ahasanga akana k'agahungu k'akananu gasa n'agashigaje inkunga nto kagapfa. Akabonye agira impuhwe, abwira abo bari kumwe ati nimukanzanire. Barakazana akabaza icyo gashaka kurya cyagakiza. Akana kati ndashaka Ituri. Gahindura abaza abatwaye n'abahungu Ituri icyo aricyo, barabiyoberwa. Babaza rubanda rwa Giseseka rwaje rushagaye umugendo w'umwami n'abatware, bati muri mwe ntawamenya Ituri icyo aricyo? Havamo umwe ababwira ko ari ibihaza bicucumye mu bishyimbo. Ubwo Gahindiro amuha uwo mugabo ubivuze, amuha n'abagomba kujya bamugemura ibishyimbo n'ibihaza. Uwo mwana yitwaga Migambi, nyuma bararimukura bamwita Rugombituri, kuko Gahindiro akimutoragura ku nzira bamubajije icyo ashaka, ati ndashaka Ituri. Haciyeho iminsi wa murezi wa Migambi aragaruka abwira Gahindiro ati mbigenje nte ko wa mwana wandagije noneho agiye kuzira ubworo? Gahindiro amuha inka z'imbyeyi 10 zo kumukamirwa. Umugabo arazijyana akamira Migambi. Nyuma y'amezi 6 Gahindiro aramutumiza. Baza kumumurikira ari umushishe usa na bike. Aguma ubwo kwa Gahindiro, ariranwa n'abana be, abyirukana nabo, arashakirwa byara Bisangwa, uyu watwaraga urugo rwa Rwabugiri rw'Irubengera, agatwara n'umutwe w'umuragangoma wa Rwabugiri witwaga ingangurarugo n'abarumuna bazo Inshozamihigo. Muri iryo murikwa rye rero, abari baramubonye ari uruzingo baramuyoberwa barabaririza. Wa mugabo ati ese si wa mwana washakaga Ituri? Bose baratangara bati amagara aramirwa Ntamerwa. Nibwo imvugo ikwiriye bwami no ku karubanda ihinduka umugani. Kuva ubwo rero baba babonye umuntu wigeze kuzahazwa n'akaga, hanyuma agahembuka akadibika umubyibuho, bakamugereranya na wa mwana Migambi, bati nimurorere amagara aramirwa Ntamerwa. Kumira amagara rero bisobanura kuyobokwa n'umugisha. Naha dusoreje insigamugani yacu amagara aramirwa Ntamerwa. Twumvishije aho yakomotse ndetse niwe yakomotseho n'igihe yakomotse. Rero niba ukunze insigamugani yacu, yisangize bagenzi bawe, kandi niba hari igitekerezo ufite cyangwa se inyunganizi, wayandika mu bitekerezo. Turahari ku bwanyu kugira ngo tubahe ibyo mwifuza kandi bibashimishe. Ahangaha rero dusobanukiwe iyi nsigamugani amagara aramirwa Ntamerwa. Amagara aramirwa, iyo ugize umugisha ukabona ibyo kurya urazahuka. Rero amagara akaza cyangwa se ukabyibuha.
ahangaha ntitwitiranye imvugo zijya zivugwa ngo kazana amagara. Kazana amagara ni igitutsi, ntabwo ari ukuvuga ngo uzabyibuhe, oya. Kuzana amagara rwose namwe murabyumva, ni ukumurika. Yaba amuritse rero umuntu ashobora gupfa. Kuzana amagara rero ni igitutsi, ariko iyo umuntu avuze ngo umuntu agize amagara cyangwa se amize amagara, icyo gihe rwose aba akwifurije kubyibuha. Murakoze rero, nimwishyuke kandi mukomeze muduhe ibitekerezo, kandi mukomeze kuduteza imbere mukanda subscribe. Mwari kumwe na Ntakirutimana Alexandre.